Reka nsuhuze mwe mukurikira umubwiriza online TV umunsi ku munsi. Uyu munsi tugiye kugaruka ku buhanuzi. Ngiye mugiye kubana ndacyari Tuyubahe Jonathan. Rangiza iki kiganiro usobanukirwe byinshi. Ubuhanuzi bumaze imyaka irenga 100 buvuga ko Papa Leo ari we wa nyuma isi ikarangira. Ubuhanuzi bumaze imyaka irenga 100 buvuga ko Papa Leo ari we uzaba papa wa nyuma mu mateka y'isi. Ubwo buhanuzi bwatangiye kumvikana ubwo hatorwaga papa wa mbere w'umunyamerika mu mateka y'isi. Bityo benshi bakomeza kugira amatsiko ndetse bamwe baranabyemeza. Ibinyamakuru birimo Daily Mail byanditse bivuga ko Papa Leo ashobora kuba ari we wa nyuma isi ikarangira. Ubwo bushakashatsi bwanditswe mu myaka myinshi yashize butera benshi kwibaza ukuri kw'isi n'ahazaza hayo. Ibyo bivugwa n'umuhanuzi witwa Nostradamus wavutse mu 1503 agapfa mu 1563. Ni ukuvuga ngo yatabarutse afite imyaka 63. Akaba yari umunyabugeni, umuhanga mu byerekeye inyenyeri, umuganga wa gakondo, by'umwihariko akaba yaramenyekanye nk'umuhanuzi w'ahazaza. Uwo mugabo wamamaye mu gitabo cye yise Les Prophètes yavuze ko Papa Leo ari we ushobora kuba uwa nyuma ndetse n'isi ikarangira mu 2027 nk'uko byatangajwe na Editor News. Ishyirwaho rya Papa Leo ngo ntabwo ryatunguranye kuko yari umuntu wa hafi cyane na Papa Francis, bikemezwa n'abasesenguzi b'i Vatican ndetse na teolojiya kimwe n'ababika amabanga y'i Roma. Nostradamus we n'ubuhanuzi bwe avuga ko guhabwa izina rya Papa Leo bishobora gukuraho n'iherezo ry'ubutegetsi bwa Kiliziya cyangwa se hakabaho ikintu kidasanzwe isi ikarangira. Editor News, Editor TV ikomeza ivuga ko Umufaransa wo mu kinyejana cya 16 witwa Michel de Nostradamus wiyitaga Notre-Dame yaburiye isi ko hazabaho papa uzategeka mu gihe cy'umuvurungano ukomeye uzakurikiranwa n'ihungabana rikomeye mu nzego z'amadini. Mu gitabo cye yise Les Prophètes harimo amagambo yanditse ati intare iri ku ntebe y'ubwami ku mugoroba w'isi. Uretse ubu buhanuzi bwa Nostradamus burimo amayobera menshi, nanone abantu berekeje amaso ku buhanuzi witwa Mutagatifu Maroshi wo mu kinyejana cya 12 akaba yari umunyamerika. Ubuhanuzi bwe buvuga ko ubupapa buzarangirana n'uwitwa Petero w'i Roma, bukavuga ko azayobora Kiliziya mu gihe cy'amakuba mbere y'uko Roma igwa ubwayo. Ikintu gikomeje gutera benshi amatsiko ni uko hari abemera ko itorwa rya Papa Leo ngo nubwo atitwa Petero mu buryo bw'inyito rishobora kuba ryuzuza igitekerezo cy'ubu buhanuzi kubera ko inkomoko ye ari muri Amerika ihuye n'inkomoko y'umuhanuzi yavuze ndetse n'ibihe isi irimo byuzuye umutekano mukeya n'ibibazo bikomeye. Papa Leo atari mu bagombaga gutorwa mu minsi ya mbere byatumye itorwa rye riba inkuru itangaje ku bakaridinali 133 bari muri Coave. Ikinyamakuru Economics Kit ijambo ry'ikaze rya Papa Leo ryagiraga riti amahoro abe muri mwe, iryo riha ukuri ku ruhande rumwe ubuhanuzi bwa Nostradamus kubera ko isi yuzuyemo amakimbirane, imihindagurikire y'ikirere n'imyitwarire idahwitse. Nubwo benshi bavuga ibyo bakabihuza n'ubwo buhanuzi, ijambo ry'Imana rivuga ko ntawe uzi umunsi n'igihe, bityo abizera bakwiye guhora biteguye. Nk'uko tubisanga muri Matayo igice cya 25 umurongo wa 13 agira hati nuko mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe.
Bakunzi b'Umubwiriza Online TV muhore mwiteguye, turi ku mpera y'isi. Ndagushimiye ko wakurikiye iki kiganiro, cyari nk'isanzwe twiyubahe Jonathan, turakomeza tubane. irashira